Banizera ko ataratangira ariko Enemy spotted. Amahoro kuri mwese, mbahaye ikaze, ndabaramukije mbifuriza kubona ibyiza byose mwifuza, rugira akomeza abaha imbaraga zo gusarura ku byo mwabibye, kandi muzasarure neza mubone umusaruro mwiza uzagera aho bageze. Abafite ibibazo ndabakomeje, mukomeze mwihangane, isi niko imera, uno munsi ibi birakunda ejo bikanga, niyo si tubamo. Rero buri wese aho ari no mu byo arimo ashyiremo imbaraga, kuko ubuzima nta gucika intege. Iyo ucitse intege biba ari ibindi bindi, ntaho buri kugana. Rero ndakwifuriza wowe aho uri hose gushyiramo imbaraga mu byo ukora kugira ngo uzabone umusaruro mwiza. Aka kanya rero ndi kumwe n'umujene, umujene mu bajene, ndamwakiriye. murakoze kumikazi, turabishimiye kandi twishimiye ikaze muduhaye. Meze neza? Urakomeye? Meze bon. Ni iki gituma umera neza? Ni icyizere. Icyizere gusa? Icyizere kirahagije cyonyine. Icyizere ugashyiraho proje ufite, tubona ko ibintu ubuzima ari neza. Buryoshye? Kuryoha ni ihame. Gahunda ariko ni ukuryoha. Kuryoha ni ihame. Umuntu agomba kuryoha, kuko iyo uryoshye uryoshya n'abakwegereye. Niyo ugenda uba ubyumva. Niyo ugenda uba wumva uryoshye? Ariko n'ubundi biragaragara ko uryoshye. Gakeya, ntabwo ndagera. Ntabwo ndagera. Harabura iki noneho ngo ugere? Burya hari igihe ushobora kuba uryoshye, hakaburamo akantu gatoya. Urugero buriya urabona ji zose ziraryoha ariko ntiziryoha kimwe. Yego. Hari ifunguye cyane, hari n'idafunguye cyane. Biterwa rero, ubwo hari igihe kaba gafunguye cyane, mu kanya urongeramo akantu ku buryo bihita bivamo. Niwe nari ntegereje. Ni njyewe wari utegereje nongeremo akantu biryohe? Urumva hari ukuntu kaba gafunguye gake, ukongeramo aho kugira ngo ufungure, ukongeramo akadafunguye. Ubwo rero mu kanya biramera neza. Ariko n'ubundi umeze neza. Byari bibaye. Umunsi wawe iyo ubyutse umunsi wawe umeze gute kugeza nimugoroba? Bundi saa 11 mba mbuvuyemo, ariko nk'uko burya ni ugukanguka ukabanza ugatekerezaho gatoya, ugasenga, ukabyuka ugakora agasiporo gake, ugakaraba ukajya mu kazi. Ariko umeze n'ubundi nk'umujene ukora siporo? Ntabwo ari cyane, nsigaye nkora nk'abasaza. Kandi udashaje? Ntabwo bigombera gusaza. Kuki wiyitirira ubusaza kandi ukiri umujene? Burya siporo nakoraga mu myaka 10 yishize ntabwo arizo nkora. Yego. Ubu ngubu uragenda gahoro gahoro nk'abasaza? Oya, ntabwo ari nk'abasaza, ahubwo bitewe n'akazi ukora, hari siporo utakora. Hari siporo utakora nk'izihe? Burya urabona nko kuba wicara nk'amasaha arenze 5, hari siporo utakora. Bisaba gukora izo bagutegetse, atari nka kera tukiri abana na rondage wazikoraga. Wigeze ukora siporo ikimbere ku ipine? Ngiye siporo zose nari nzizi kera. Ubu wayikora? Ubu nayikora. Uzagerageze. Njye barambujije. Njye rega ndi supu. Njye muganga yarambujije. Kubera iki? Wizera kirete?
Oya yarambujije nyine muri siporo, yambujije nizo ziri nziheruka kera. ariko ugikomeza ugerageza ko Oya urumva nkora ukora izishoboka, ariko hari n'izo hari amugani zo muganga yakubujije urazihorera. Okay. Yego, urabizi mu buzima, muri ubu buzima tubamo, buri muntu aba afite ibyiciro by'ubuzima cyangwa by'amateka ye. Yego. Ushobora kuba ari ibitari byiza cyangwa wenda ari byiza. Yego. Ese nawe ufite ubwo buzima bwawe bw'amateka yawe? Ubundi mu buzima ku muntu uwo ari we wese, burya buri muntu wese agira ibice bibiri mu buzima bwe. Agira ibyamubereye byiza n'ibyamubereye bibi. Ntekereza ko icyitwa amateka y'umuntu hazamo ibyo bice bibiri. Uruhande ibyabaye bibi n'ibyabaye byiza. Nuko mbitekereza. Mwese wowe hari icyiciro nk'icyo waba ufite wenda? Ibyo bice byose birahari. Birahari ku muntu wese. Yego. Atari nanjye gusa, umuntu muri rusange. Reka tubare ngo ugeze ku myaka runaka, burya urenze umwaka umwe, burya ugiye n'umwana urengeje imyaka, reka tubare umwana w'imyaka 5, aba afite amateka y'uburyo y'igice cyiza n'igice kibi. Yego. Yego. Mwese nko ku gice cyiza. Yego. Wenda ushobora kudusangizaho nko ku gice cyiza se? Buriya ku gice cyiza kugeza uyu munsi navuga ndashimira Imana d'abord ko ndi muzima. Yego. Kandi ndi muzima mu buryo reka mvuge mu buryo bwose bushoboka. Kuko niba mbasha kugenda, nkabasha guhumeka, hari ibyo mbashije uyu munsi kugeza. Icyo d'abord kiza mu bice byiza, kuba hari ibyo mbashije. Hanyuma hakaza nuko hari ibyo ntabashije, nabyo bikazamo, bitewe n'impamvu runaka tutari bujyemo wenda kuvuga. Hakaza na ya mateka wavugaga, ibi bishobora kuba byarabaye bibi, bishobora kuba bituma wenda uyu munsi hari ibyo udakora. Yego. Cyangwa hari ibyo utarageraho bitewe wenda n'ayo mateka. Ariko mu kuvuga ngo mu amateka meza, nicyo navugaga, burya ubonye uravutse, urakuze, uratangiye ishuri, urarirangije, ugiye mu kazi, urakoze, ukagera. Nta cyiza kiruta ibyo kuba muzima. Nta cyiza kiruta ibyo ngibyo. Yego. Aho ngaho urumva ko umeze neza. Hanyuma nk'ikintu kiba cyarakubabaje mu buzima, ni ikihe kintu cyakubabaje mu buzima? Ikintu cyambabaje? Yego. Urase ni kimwe, ni byinshi. Yego, wabitubwira se? Akantu kamwe kigeze kambabaza, ni umuntu yigeze avuga atwita, urabona kuriya abana baba bagiye bari displacé. Yego. Cyangwa bavuye ahantu hamwe bagiye ahandi. Bakavuga ati kariya kana ni impunzi. Ntabwo nari nzi ibyo ari byo, ariko mbona umuntu arambwiye ngo nadure n'aba bana b'impunzi. Ntabwo ndakibagirwa. Mutwambabaje nako karimo no kumenya uri impunzi kubera. Birumvikana kagukozeho kugeza. Ntabwo nakibagirwa ko niko navuga n'uwo muntu na n'ubu ntabwo namwibagirwa. Karambabaje. Dini faso nashobora kukibagirwa. None se iyo ukomeje kugatekerezaho, ntabwo gashobora kuguca intege ku buryo ucika intege zo gukomeza gukora ibyo uba ugomba gukora, kagatuma utazagera kuri ya ntego yawe uba wariyemeje? Oya, ahubwo katumye uzi kumenya identity yawe neza. Burya umuntu akubwiye ngo uriya mwana ni dore hari bariya bari gukina, dore harimo n'ababana b'impunzi, bituma noneho wowe usubira inyuma gatoya ukabanza ukitekerezaho, ugasanga uzakoresha imbaraga ziruta izo watekerezaga. Kabaye motive, kaguteye imbaraga. Kanteye imbaraga. Na n'uyu munsi nshobora kuba mu byo ngenderaho nako kakirimo, kuko nubwo yego sinkora byinshi cyane, ariko mu byo nkora byose ndakazirikana. Hanyuma se uwo muntu wakakubwiye mujya muhura? Turahura. Se uba wumva umeze utiye mu? Turahura, gusa iyo uri umwana
iyo uri umwana ukacyumva gutyo urakibika, ariko iyo umaze gukura uhita ubona ko icyatumye akivuga we nta kosa yakoze, yavuze ibyo ari byo, kandi na n'uyu munsi yakubwije ukuri, byambwije ukuri, ariko mu by'ukuri hari ukuri kutaba gukenewe. oya nako ko ari gukenewe, kuko urumva niba ubwiye abana bari gukina, urabona abana bakina bakubagana cyangwa bari kuderanja, urabona ku muhanda abana bari gukiniraho bangiza byinshi, ariko kuvuga ukavuga gutyo, njye nari nzi ko nkina n'abandi bana duturanye, ariko ntazi ko ako karimo, nari nzi ko twimutse, ntabwo nari nzi ko wowe wari uzi ko mwimutse, ntabwo wari uzi ko twimutse, ntabwo wari uzi ko wahunze, yaragukomerekeje. kara nanubu ndacyakibuze. Ni iyihe nama ushobora kuba wagira wenda umuntu nk'uwo nguwo ushobora kuvuga ijambo nk'iryo ngiryo rishobora gukomeretsa umuntu, kuko hari igihe uvuga ijambo wenda utanaritekerejeho rigakomeretsa umuntu ubuzima bwe bwose. Ni nk'iyo nama wagira mbere yo kuvuga ikintu wakabanje kumenya ngo ugiye kukibwira nde, uwo ugiye kukibwira ukabanza ukanamenya uko ari bubyakire. So nubwo ntize psychologie clinique, ariko burya wakabaye ujya kuvuga ikintu wabanje kumenya uwo ukibwira. Niyo nama nagira umuntu wese. Icyo ni cyiza cyane. Hanyuma hari inzibutso nyinshi tuba dufite mu mutwe, abantu baba baratugiriye neza, hari umuntu ugeze kugira neza ku buryo n'ubu wicara ukavuga uti uyu muntu yangiriye neza koko? Buryo nubwo navuze gutyo, ubuzima buzima nakubwiraga bwiza umuntu agezeho, I'm not sure ko ari ku giti cye cyangwa ari famiye yonyine, famiye yawe, so hazamo n'inshuti n'abavandimwe n'imiryango ndetse. Ntekereza ko kugeza ku myaka tugezemo, ntago ubuzima tugezemo uko ubwiza bwa buzima bwiza tuvuga wenda uyu munsi ugezeho ushimana Imana, ntago ari famiye yawe yonyine, ntago ari inshuti zonyine, hariho n'abantu utanatekereza ko muri buze kugira gute, bari buze kubigiramo uruhare. So n'igihugu ari igihugu, duhere ku gihugu. Yego, ntago najya gushima umuntu runaka ntahereye ku gihugu. D'abord igihugu gifite ibyo cyakoze ku giti ku ruhare rwabo, hari abantu ku giti cyabo, hari n'imiryango ku giti cyabo, hari hari n'abantu ku giti cyabo, hari n'abantu ku giti cyabo n'ibyiciro bitandukanye. Yego. Uri umuntu urakunda, ufite inshuti, ese mu mpamagazi yawe Ego, ako kuma twita telefone, ego, ukarebyemo ufitemo inshuti zingahe? Uraza gutandukanya inshuti n'umuntu muziranye? inshuti mbere na mbere, ubundi ubushuti ni iki? Ubushuti ubu ndaza kujya muri ya mvugo y'ikinyarwanda ivuga ngo inshuti nyanshuti, itari ndebe. Inshuti hari nyanshuti, igitabo, hari imyandiko twasomaga kera mu wa kabiri primaire, mu mashuri abanza, hari ibitabo twasomaga imyandiko, habaga harimo abantu bitwa bandebe, mu nshuti nyanshuti, harimo umuntu witwaga ndebe. Umenye ntarayizi, ntabwo wabyize, wabisimbutse, babyize wasohotse, bwo shobora kuba cyangwa hari wari washonje, biterwa burya nanone n'ibigo cyangwa ikigo aho cyari kiri, cyangwa hari abantu bagiraga porogaramu zitandukanye. twe ko ari mu cyaro, urumva nyine ntabwo bitandukanye n'ibyo mu mujyi. Hariya ngo ni ngwino ndebe, ntabwo munsi inshuti bita ndebe, ntabwo nyizi. Hano se ntabwo wigeze wiga imyandiko? Harimo ba Nyashya n'ababa abana babi, udushwiriri muri primaire. Yego, igitabo barakiduhaga ariko ntabwo babitwigishaga. ntabwo mwigeze mubyiga mu mujyi? Ntabwo mwabyigaga? Kereka imyandiko ahanini mu cyongereza niho numva bayitwigishaga. Yego, dukomereze kuri cya kindi, inshuti. Buriya rero inshuti njye uko nyisobanura,
uko nyisobanura kuko ntabwo ndi busobanure Burkina Faso y'abasobanura wowe bisobanuye wowe ubyumva. inshuti ni iki? inshuti ni nkawe ubwawe, kuko niba ndi inshuti yawe ukaba ushobora kwicara iwawe ntuntekerezeho, ubwo bucuti buba bwagabanyutse. Yego, niba hari ikintu nshobora kujya gukora simbanze kukubwira, simpite nkutekereza mbere. Inshuti, kugira ngo umenye n'inshuti yawe, cya gihe ndi butekereze ikintu njyewe njyenyine. Yego, nkavuga ngo nkigitekereza ninde muntu wa mbere nshobora gutekereza ko twagikorana, ko namugisha inama, ko nagira gute, ko uwo niwe nita inshuti. okay. Umutandukanyiriza he n'umuntu muziranye? Umuntu tuziranye kumenyana, umuntu muziranye atandukanye n'inshuti, kuko inshuti niyo burya uyiyumvamo kandi nayo ikakwiyumvamo, yaba mu bibi bihari, yaba mu byiza ikaba ihari, ibibi n'ibyiza ikakugira inama mu buryo bwose. unyibukije, hari indirimbo bavuga ngo igipimo cy'urukundo kiraruhishe, ngira ngo urayizi. Yego, ndayizi. Iyo uyikurikiranye usanga abantu bitiranya inshuti. Njye nkaba nzi kuri inshuti yanjye, ariko hari ahantu yageze aravuga ngo ubanze usuzume urebe ko ari inshuti koko. Yego, ushobora kuba umwita inshuti, hari indi nshuti iri ku ruhande, cyangwa ukaba uzi ko aba ari inshuti yawe ariko afite indi nshuti. Kuko ushobora kuvuga ngo ndi inshuti yawe ariko ufite n'indi nshuti, ariko ugasanga niwe inshuti yawe kuruta jyewe. Twese turi inshuti ariko tutari ku rugero rumwe. Yego, rero uriya musaza uwo yamubwiraga ni nimero ya mbere. Yego, ngarutse rero ku cyo nakubajije mu mpamagazi yawe, iyo ifashe ukareba usanga ufitemo inshuti zingana gute ugendeye ku busobanuro umpaye? buriya zishobora kuba zitarenga 5. Zirenga 5? Yego. Twakora iki se byibura kugira tugire inshuti? Burya ese kubona inshuti biroroha? Byoroha ryari? Byoroha buriya no kugira inshuti ni self principe, kuko umuntu utakwemera ukuri byaba bigoye ko muba inshuti. Ariko nanone hari inshuti muba uko waba uri kose, bitari ngombwa ngo muhuze akanaka, ukaba ufite amahame yawe nanjye nkagira yanjye, ariko ubucuti bwo bukagumaho. Ntugire ikintu. Mu buzima tujya dufata imyanzuro itandukanye, rimwe na rimwe ugafata umwanzuro ugasanga wibeshye, cyangwa se ugasanga wafashe umwanzuro ukwiye. Wigeze ufata umwanzuro nyuma ugasanga ntabwo byari bikwiye? Ese nyuma wabyitwayemo gute? Umwanzuro udakwiye? Nta mwanzuro ndafata udakwiye. Nta mwanzuro ndafata udakwiye, kuko burya njya gufata umwanzuro ntinda kuwufata. Icyo ntindira kuwufata ni ukugira ngo mbanze ndebe izo ntuzi, kuko risike zaba zirimo mba narangije kuvuga ko nzazihanganira. Yego. Amafaranga urayazi? Amafaranga amanyarwanda, amarundi. Amafaranga ni amanyarwanda? n'amarundi ni amafaranga. Ni amarundi nyine. Amafaranga y'amanyarwanda. Yego. Amafaranga aradutunga cyangwa turayatunga? Ayanjye arantunga. Abandi sinzi uko babigenza. Wowe baragutunga? Njyewe mfite arantunga. Niyo mpamvu usa neza. Niyo mpamvu usa neza. Ubwo sinzi rero niba hari abayatunga. Okay. Ni uwuhe munsi utazibagirwa? Byari byagenze gute? Umunsi ntazibagirwa? Umunsi ntazibagirwa ni myinshi, ntabwo ari mikeya. Tubwire nk'ingahe, nk'itanu? Hari iminsi yaba ari myinshi, kuko iminsi umuntu atakwibagirwa yaba ari myinshi.
hari ibyiza hari n'ibibi. Hari umunsi uba watsinzeho uburyo uvuga ati uyu munsi ntabwo nawibagirwa. yego Hari n'umunsi ugiriraho ibyago ukavuga ati uyu munsi ntabwo nawibagirwa. Yego. okay. Hanyuma se ubwenge n'amafaranga ni iki gikomeye? Ubwenge n'amafaranga, yego waba ujyaye kunjyana muri ka kaburage ka wa mwana. Umwana mwarimu yaramubajije ngo ari amafaranga n'ubwenge ngo wafata iki? Umwana aramubwira ati jye nafata amafaranga. Mwarimu aturi ikigoryi. Umwana ngo none se mwari wowe wafata iki? Mwarimu ati nafata ubwenge. Ubwo impamvu wafata ubwenge ngo buri wese rega burya ngo afata icyo adafite. yego None nawe ushaka kumbaza ngo ubwenge n'amafaranga ni iki gikomeye? ni iki gikomeye? Hakomeye ubwenge. Hakomeye ubwenge? Kuko ufite ubwenge amafaranga araza. Amafaranga araza. Mbese nta bantu bagira amafaranga badafite ubwenge? Yego. Ntabwo mbyemera. Kuko ahubwo wavuga ngo icyo wita ubwenge ni igiki? Wenda aza kubigeraho, ndashaka kubanza kumva ibyiko. Njye icyo nemera uko mbyemera, ufite ubwenge ubona n'amafaranga. Uwabonye amafaranga yego ni ubwenge bwabimugejejeho. Ni ubwenge bwabimugejejeho. Yego. Mbese ubwenge n'ubumenyi ubitandukaniriza he? Ubwenge n'ubumenyi, yego burya ubwenge ntabwo wagira ubumenyi nta bwenge ufite, sibyo? Ubwenge icyo twita ubumenyi, ubumenyi ni iki? Ni cya kintu ubwenge bwagufashije kugeraho. Cyangwa ubumenyi tubukura mu ishuri? Oya, ntabwo hari mu ishuri tuhakura iki? Mu ishuri ushobora no kujya kwiga ubwo bumenyi ntubumenye. Yego. Kuko buriya bajya bavuga ngo ubwenge ni iki, nanone bakavuga ngo ubwenge ni iki? Ni icyo wasigaranye inyuma y'ishuri. Yego. Kuba waragiye ku ishuri itsoke, hanyuma wakuyeyo iki? Bamwe bakavuga ngo yakuyeyo ubumenyi, ariko burya ubwenge bavuga icyo ubwenge ni icyo wakoresheje mu bumenyi wagize. Ubumenyi wagize, niba wize imodoka ukaba ufite ubumenyi bwo gutwara imodoka, bakaguha n'impamyabumenyi. Yego. Sibyo? Hazaba hasigaye ubwenge bwo gukoresha mu muhanda. Kuvuga ati iyi ningera aha ngaha ndakoresha iki, ndagenda gutya, ndagabanya umuvuduko, ndasingira b'inyuma. Biriya ntabwo ari ubumenyi. Ni iki? Biriya mbyita ubwenge. Biri byita ubwenge. Kuko ubumenyi bwo wari ubufite, ariko bizagusaba n'ubwenge. Niko mbyumva. Ubumenyi kuba wagiye kwiga bakabukwigisha bwa bumenyi kwa kundi utwara. Ubumenyi urabufite, ariko hejuru y'ubumenyi uzakenera n'ubwenge. Yego. Hanyuma tujye ku bijyanye n'umuco. Umuco? Yego. Umuco nyarwanda. Uzi kubyina? Kubyina? Kubyina ikinyarwanda gakondo, imbyino gakondo, izo twita imbyino gakondo. Mbyiyumvamo ariko simbishobora. Ntabwo ubishobora? Mbyiyumvamo ko nabishobora, ariko kereka mbura mbonye training gakeya. Nese ko bavuga ngo gushaka n'ubushobora, ntabwo ujya ubishaka kugira ngo ubyige? Mbonye aho mbyiga, mbonye aho banyigisha nabikora, ariko mbonye na wa mwanya. Umwanya ushobora kutaboneka, urabishaka ariko umwanya wabyo ukabura. Byanze bikunze hari ahantu tujya, kujya hanze igihugu. Yego. Bagashyiramo indirimbo, ukumva ni indirimbo yacu y'ikinyarwanda. Hari abandi barataratse babyinye. Oya, hariya oya, kubera ko jyewe nibyo nakubwiye. Yego. Kubyina ikinyarwanda burya ntushobora kubyina utabyiyumvamo. Ikinyarwanda rero urabona ka kagoma k'ikinyarwanda nta nubwo waba ucyicaye,
wahaguruka ukabyina, ariko uzabyina mu buryo ubyumvamo, kuko ntabwo ari performance iri buze kuba yego umuco navuga ko ari imigirire n'imigenzereze y'umuryango runaka cyangwa abantu runaka. Nereko wenda ntavuga sosiyete, ntabwo nzi ikinyarwanda cya sosiyete. Umuryango runaka ni imico n'imigirire y'abo bantu. Niko jye nawusobanura mu magambo makeya. Wagerageje se gusoma ibitabo by'abantu ba kera nka ba Alexis Kagame kugira ngo ubashe kuvuga ko ntabwo ubizi cyane by'umuco? Hari bike burya nibyo tuvuga mu muco nyarwanda, no kuganira gutya hanyuramo uwo muco. Yego. No kumenya kuganira nabyo ni umuco, kuko hari abantu bashobora kuba, hari ibihugu bashobora kuba bavuga ati bara ntibajya baganira. Yego. Nabwo akaba ari umuco wabo. Niyo mpamvu ni imigirire n'imigenzereze y'abantu runaka cyangwa igice runaka cyangwa umuryango runaka. Rero wabo ba Alexis Kagame nagerageje kuteresharija cyane ni Inganji Karinga, ariko ikinyarwanda cyari kirimo. Nta kintu wabashe gutoramo? Wowe natoyemo, hari ibyo natoyemo, ariko wasangaga ari ikinyarwanda kijimije ku buryo, ariko byo bakoreshaga ikinyarwanda cyimbitse ku buryo Inganji Karinga ntiwapfa kubyumva utari, bisaba ubanze ugisome nka kabiri cyangwa ukirebe utekereze. Bigusaba kuzamuka mu mitekerereze. Ntabwo wagisoma nk'uko usoma ikinyarwanda cy'ubu. Yego. Cyabaga gikomeye cyane. Cyabaga gikomeye. Hanyuma kwivuga bya kinyarwanda. Nawe nta makuru ufite? Aho ngaho ndi umushyitsi. Uri umushyitsi? Ndi umushyitsi kwivuga. Imvura kwiguyera. Biriya bintu bya kera bavugaga wa mugani nk'uko imvura iguye, ngo umwana muto ngo yaheneye ngo imvura ngo ntabwigwa. Buryo uzatinye ibintu abanyarwanda ibi bavuga ngo ni umuco gakondo cyangwa biri mu muco nyarwanda. Yego. Burya kirazira nibakubwira ngo ikintu kirazira, si uko wenda kiba ari uko kimeze, ahubwo kiba gifite ikindi gisobanuro. Yego. Wenda bakakubuza gukora iki, bakakubwira ngo kirazira, nugikora bizagenda bityo, ariko akaba ari ikindi bakurinda. Yego. None se ibintu ubuvuzi bwa gakondo urabuzi? Ndabwumva. Ese wenda kera hari ibintu twajyaga dukora iyo wakomeretse watsitaye, hari umuntu wafataga inyabarasanya ukayigira gutya ugashyira ahandi wakomeretse hagakira. Wowe ubyemera ute? Ubyumva ute? None wari uzi ko imiti ikorwa mushya? Imiti y'ingi tujya kugura muri farumasi, wari uzi ko iva he? Ndabizi ko ikorwa nyine mu byatsi, mu bimera. None se abantu kuki bahita iyo umuntu avuze ngo ubuvuzi bwa gakondo, abantu bahita bavuga ko umuntu ari umurozi? Ari uko ahubwo byandi byo umuntu niba agiye kukuvugutira, bumva ngo ni ubupfumu, bahita bavuga ngo nyine byose babitwarira hamwe. Oya, biriya bintu biratandukanye. Ko ubuvuzi bwa gakondo ni ukuvuga ngo ni ugukoresha ibyatsi. Reka tuvuge ibihingwa, tutavuga ibyatsi, ibihingwa bitanyuze mu ruganda. Ni bwo buvuzi bwa gakondo. None bishatse kuvuga ko uko biba bitanyuze mu nganda, ntabwo umenya ingano y'uwo muti, y'iyo kintu wafashe. Niyo mpamvu akenshi babibuza abantu, kuko ushobora gufata ingano nyinshi ugasanga irimo uburozi bwinshi. None se umuti baha abana niwo muti bahaga abantu bakuru? Ingano. Yego. Umuti bahaga umwana niwo bahaga n'umuntu mukuru? Oya, haba hari igenewe abana n'igenewe. Baravuga ngo umwana wenda baramuha utuyiko tubiri, sibyo? Kandi nabwo bakawufungura wenda
yego umuntu mukuru bakaba bamuhereza wenda tubare niba ari mu gatasi batawufunguye kuko nabo babaga bazi burya babaga bazi igifu cy'umwana n'icy'umuntu mukuru. Rero bivuze gutyo ngo ntago babaga bazi ni doze, ntago babaga bazi doze ingano ya ntuza ariko y'umuti ari bufate babaga bayizi. Rero ababitekereza gutyo ahubwo ntago bagiye barebe aho bikorwa, ntago bazi aho bibera. Yego niko mbyumva ariko sinzi aho bibera. Nese ibyo bikura ko wavukiye i Kigali? Oya ntago abana b'i Kigali. Oya Mese ntago wagiye ku ishuri? Nagiyeyo ku ishuri. Ikintu wiga ku ishuri rero wenda ntago nigeze nkubwira nizeho biology. Yego nawe narayize. Nawe warayize? Twese tugitangira twize biology turi mu mashuri yisumbuye. Biology rero twiga n'ibyo by'ibyatsi n'imiti byose byabaga birimo. Niho wabyigiye? Barabitwigishije neza cyane. Hari icyatsi na kimwe uzi cy'umuti? Umubirizi. Umubirizi uvura iki? Inzoka. Ntuza n'umuravumba ukavura inkorora neza cyane. Umubirizi wo bavugutira n'inka. Uzi impamvu bavugutiraga inka? Ndabizi nyine kuko mbikubwiye. Wese nawe wanywagaho? Usomaho urwaye inzoka. Ubu niyo mpamvu utakizirwara. Iyi nzoka ugira cyazirwara se? Iyo wazirwaye nawe usomaho? Oya ntabwo nkizirwara kubera wanyweye umubirizi. Wa mugani biriya byatsi ni sawa iyo uhuye n'umuntu uzi no kubitanga akamenya, noneho kuko hari abantu ba kera babaga babizi, akamenya ngo araguha ikigero yego ikigero cyangwa ubundi umuti. Ntekereza ko ntago ari umuti, ntago ari ntuzima, ntago ari ikimera kimwe, aba ari ibimera bivanze. Oya nese nimba hari umuti umwe ariko hari n'iyo basaba ko bavanga bitewe n'indwara. Akavuga uyu nguyu urakuvura iki, uyu urakuvura iki, uyu n'uyu noneho bizakuvura iki. Yego bivuze ngo nta kibazo cy'umuti cyakabaye kuba gihari ku muntu, ahubwo kireka niba wa muntu ugiye kuwuguha agiye kuwuguha atazi ibyo ari byo, kuko hariho abahanga muri byo. Njye niko nembyemera nubwo ntajya mbikoresha cyangwa atari byo ndeba cyane kuko ugomba kujya kwa muganga. Yego ariko nizera ko niba ari abavuzi ba gakondo. Yego ba gakondo nibo bagihanga byose nyine urumva ko. Hanyuma ikindi wenda abantu babyumva gutya harabita bumva gutandukanya n'abapfumu n'abaki. Abapfumu nabo ni abaganga ba gakondo. N'abapfumu urabihe nabo ni abaganga ba gakondo, nabo bazamo cyane babifata muri uwo mujyo wose. Ariko nabo baravura nubwo ntarajya kwivuzayo ko hari ibintu wenda ibyo ntabwo ari bibi by'ikinyarwanda, wenda nuko umukoroni yaje ibintu byacu akabitwangisha akumva ko akatwigisha ko ibyacu ari bibi, ari ibisenzi, akazana inyito yabo. Buriya nabyo buriya ntabwo turi bujye mu bijyanye na civilisation cyangwa se n'amadini n'iki, ariko twere kubijyamo cyangwa se ntabwo tugiye kubijyamo. Ariko burya umuntu akubwiye ngo reka nibyo nditwa by'ubucuti, reka ibyawe uze mu byanjye nibyo byiza. Iyo ubyemeye ukajyayo ikibazo niwo uba ugifite. Ikibazo uba ugifite kuki nawe atafata ibyawe mu byibuze uvuga ati hari ibyawe byiza ufite, reka nanjye mfateho ibyanjye ibyo mbona ari byiza, to mixing dukomeze tujyane. Urumva umuco wabo bawukomeyeho, baraza Abanyafurika kuba bararetse umuco wabo bagakurikira uwo muco wabo nibo bafite ikibazo na n'uyu munsi, kandi zose ni ingaruka zose nyine duhura nazo. Nubwo zenda kurangira zarangira zite ko niwemerera umuntu ko aza muri wowe akaguhindurira umuco wawe akakuyobora. Yego mu migirire ugomba kubyuka izi saha, ugomba kuryama izi saha, ugomba kurya ugomba aza abakiri wowe. Afurika rero ntikibaho ubwo ngubwo. Ikibazo twakora iki se? Buriya
ikibazo nkawe muntu uri umaze gukura ibyo byose urabizi uranabyumva yego nkawe ku giti cyawe wakora iki? buriya rero ku giti cyanjye se buriya rero icya mbere bamugani ngo hari intuzi inyoni bita inyombya urayizi? Irayomba nyine. Inyombya ngo ishyamba ryarahiye, ishyamba rihiye ngo iragenda ijya ku kagezi ijya kuvoma amazi, iraza ngo ikajya imenaho igasubirayo izimenaho ngo zirayirenguye, sinzi niba ari imbogo niba ari iki, ngo irayitegereza irayiseka nyine iha urw'amenyo nyine. Birangije uzi ukuntu yayibwiye ati njyewe ibyo nshoboye ni ibi, ni uku ndeshya ahubwo namwe mukora ibyo rero icyo wari uvuze ngo Afurika yakora nawe ni ukureshya se nta kindi byiza? No nanjye kubwira ati njyewe natanga akangana uko ngana ariko ntacyo kahinduraho. Oya ariko burya kandi ishyamba niba riri gushya ntabwo ari udutonyanga dukenewe, hakenewe utwo dutonyanga twinshi. Yego, so bivuze rero ntabwo wowe wenyine wagira ikintu uhindura kuri Afurika, bizasaba ibintu byose ni gahoro gahoro. Yego, bizasaba ya miryango, niba ari Afurika yunze ubumwe, East Africa Community, hari niyo nigeze numva bavuga ngo East African Federation, nayo sinzi aho yahereye, hari n'izindi na za ECOWAS na zaki. Yego, sibyo babashije gushyira hamwe bariya, sibyo bagakora ya Afurika byakunda. Ariko kugira ngo bikunde ndakurahiye ni ikibazo kuva baremereye ko bareka umuco wabo bakinjiza umuco w'abandi, bakomeza uwo muco w'abandi, no gukurikira iby'abandi, nta nubwo benda kutabikurikira. shaka wa mugari dufite ikibazo gikomeye. None se kama njyewe ndamutse nje, sibyo nkakubwira nti Kamanzi, dore rero ubu ngubu uko wabagaho ntago wabagaho, reka nkwereke uko ubaho, sibyo nkanakubwiye nkabanza nkagukubita wamugane kamukorogo. Oya irakakubwa no mu ruhu. Nyine ndavuga ya mavuta atuma uruhu. Ntabwo ngiye utangaho urugero ibyo bintu. Oya nyine ibyo nkubwira umaze kuba inzobe. Njye ntabwo nabi inzobe, nyine ntabwo ari wowe. Yego, umuntu nyine amaze kugukorompa dabora uruhu, umaze kuruhindura, sibyo n'imitekerereze arayihinduye. None se uzava kuri kuba wahinduye uruhu uzongera kwirabura? wa mugani se ubwo urumva mu gihanga nawe uhita uhasiga mu rero twe badukubise abo hambere babakubise mu korogo mu mutwe. Ariko uyu munsi niba ubona ko babakubise mu korogo, irinde ko nawe bagukoroga. Haranditse ngo nimumenye ukuri niko kuzaba batura. So rero wowe ushobora uba wumva ati ibyo bintu byabaga gute, ariko ibya kiriya gihe n'ubu hari ibindi biri kuba twe tutabasha kubona. Generation izaza hirya ari izabasha kuba aba byagendaga gute, ku buryo hararebaga ntibahabonaga ubuhumyi. Hanyuma hari ubuzima tuba tubamo, turakura tugashaka amafaranga, tukubaka ubuzima, tukabyara, tukubaka amazu. Ugize gutya ugasanga ibyo bintu byose wagezeho byari inzozi, ugahita ukanguka ugasanga wari uri kurota, ugakanguka ugasanga bya bindi byose byari inzozi, wabyitwaramo gute? Ubuse nka bya bindi bamugana Abanyafurika batangiye kubona ko ibyo bababwiye byari inzozi, byasaba ubwo ntabwo yaba akiri njyewe, ariko yaba ari nde? Ntabwo yaba ari njyewe, kuko ntekereza ko asanga ibintu uko narinzi ibintu siko kuri. Yego, niba warashatse umugore ukabyara abana ugasanga ntabyo, niba warubatse amazu ugasanga wararutaga ibyo byose, ugasanga wari uri mu nzozi. Yego, ugakanguka ugasanga wararutaga, wabyitwaramo gute? Wahita wiyahura? Oya, ntabwo nakwiyahura, kirazira. Kwiyahura byo ni ikindi.
no mu bintu natekereza iyo ngingo ntago yazamo. Yego, Ubwo natangira ubuzima aho bugeze, natangirira aho bigeze. mu mutwe se wakumva umeze ute nyine? Ntacyo byakwangiza imitekerereze Oya, yawe? burya reka nkwereke. Wabona imbaraga zo kongera nicyo yari uvuze ngo gukora. muzamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Ubwo nibwo nabamenye ukuri. Yego, natangirira kuri uko kuri, ubwo nasanga icyo nabagamo ari ikinyoma. ugasanga ntitwigeze tumenyana. Nyine ubwo natangirira kuri uko kuri. Yego, uko ngusanze. Kuko burya hari abantu bigora kwisanga, wenda wisanze ahantu hakonje, ntuze kwiyadapta, uvuga ati okay, niba ngeze ahantu hakonje, reka nemere ko ngeze ahakonje. Nuva hakonje ukagera hashyushye, ukamakinga sure ati ngiye kuba hashyushye, ukamenyereza umubiri wawe n'ubwonko bwawe kwakira ibintu, ukaba nk'uruvu. ubundi nibwo buzima. Ubuzima no kubaho nk'uruvu, kumenya aho ugeze. Hari akantu baba ni kubalansa ubuzima, ko niba uyu munsi wari uri ahantu hashyushye, ukagera ahantu hakonje, ukavanga nyine ukica intege mu mutwe, birakugora. So kwakira ibintu vuba kandi mu buryo bubangutse nibyo sawa. none se umenye ko ejo uzapfa, n'urugero ejo umenye ko uko nyine twimere gutya, amenye ko nzapfa ejo. yego, wakora iki? burya mu buzima nibyo umuntu aba afite projet atekereza cyangwa ari gukora, ariko menye ko ejo nka saa 12 ntazaba nkiri hano muri iyi si. Daboro burya narwana no gutunganya ibidatunganye, nicyo cyaza mbere. Yego, kandi byagera ejo ayo masaha nabitunganyije. Ukagereza ejo ayo masaha ibintu byabitunganyije. Ni ugutunganya ibidatunganye, ukanza ukabishyira ku murongo cyane, ubundi nkapanda nkajya mu ijuru. Hari ahandi twaremewe kujya mu ijuru. Ukora iki? Yego, kugira ngo ubeho kandi ubeho neza? Nkora iki kugira ngo mbeho neza? Buri icya mbere ni ukubanza ukamenya kubana n'abantu amahoro. Wamara kubana nabo korohamo ukabana n'abantu amahoro, hanyuma burya ibigutunga byo urabishaka, ariko utabashije kubana n'abantu, ubuzima burakugora. Yego, bitumye njya kuri iki kibazo. Wari wize uba mu kigo? Yego, mu kigo duhura n'abantu benshi batandukanye, ibintu bitandukanye. Yego, niba warabaye muri interina igihe wahize runaka, ni iki wahigiye muri interina? Yego, nizihe nyigisho zagufashije kugeza na n'ubu ubuzima bwawe bumeze neza? Nibyo nakubwiraga, kumenya ko aho ugeze ibyaha atari nka byabe. Burya kuva mu rugo ukajya mu kigo bagafunga, no kutakira ko uri mu kigo gifunze byatuma uba mu kigo nabi. So kubera ko ngenda umuntu wakunze kuba open, aho kugira ngo nzatoroke ikigo, nagenda nkagusaba uruhushya, nkakubwira nti nshaka uruhushya rwo kujya gukora ibi ngibi, kandi bararumpaga. Njye nasabaga uruhushya. Wasabaga uruhushya cyane? Nuba ari umwana mwiza? Oya, si ukuba umwana mwiza. Ntabwo watorokaga? Oya, gutoroka bya hindi basimbuka? Oya, nta nubwo nari kubikora. Njye nari nzi wenda bitewe wenda n'ukuntu wigaga mu bandi, burya hari no kuba ureba ati niba uri kuvuga ngo uri intangarugero, so guharanira kuba intangarugero mu bandi. Yego, so ku buryo rero ntabwo waba ugira abandi inama wowe ureke kuyigira, so ubanza kuyigira. Noneho hari icyo bita uzi ku character ndayita iki mu Kinyarwanda? Ni ibiranga. Yego,
uzi to read by character, kuyobora abantu ariko bakureberaho, yego atari kubabwira mukora ibi, ahubwo ukabikora bo bakakugenderaho. So, nkore neza bandebereho, ukagerageza gukora ibyiza kugira ngo bakurebereho, n'uri bubwira ati iki ngiki wagikoze gutya, akaba azi ko kuko nawe ugikora nawe ari kugikora biramworohera. Yego Yego.